Yes, ni Kigali CNN turagarutse nanone tuba tubafitiye udushya twinshi tuba turi kugenda ducaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse bimwe biba bitangaje ibindi rwose bishimishije. Niyo mpamvu twavuze ngo reka tubagezeho ibiri kuvugwa muri iki gitondo. Hanyuma rero nta kindi mbazaniye ni umuvugizi w'umujyi wa Kigali emmaclaudine akaba yatunguranye nyine ubwo yagaragaraga mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze abyina indirimbo ya Bruce Melody yitwa iyo foto. Ni indirimbo rero ya Bruce Melody nshyashya iri mu zigezweho nyine muri iyi minsi, aho emmaclaudine ntirenganya nyine usanzwe ari umuvugizi w'umujyi wa Kigali mu mpera z'icyumweru nyine twaraye dushoje yakangaranyije rwose imbuga nkoranyambaga ubwo yashyiraga amashusho ku mbuga nkoranyambaga ze ari kubyina indirimbo ya Bruce Melody na bise iyo foto. Nukuvuga ngo n'amashusho yasamiwe hejuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, TikTok ndetse Instagram ndetse na TikTok bakaba baragaragaje ko banyuzwe cyane no kubona umuyobozi nk'uyu adahishira amarangamutima ye mu gushyigikira umuziki nyarwanda. Gusa bamwe nubwo bagiye babigaragaza gutyo, abandi ntago babyumvishe kimwe nawe rwose, dore ko ku rubuga rwa TikTok uyu mudamu cyangwa se uyu emmaclaudine rwose afite comment zigiye zitandukanye, bamwe bamushyigikira abandi nyine bamunenga. Nukuvuga ngo tunyerukiye ku rubuga rwa TikTok hari nk'uwahise avuga ati ninde ushimishijwe no kubona shangazi aceza like. Uyu niko yabivuze, akaba ari uwita nyine Mukamuhirwa Cecile. Undi nawe ati aha turi mu minsi ya nyuma pe, abantu bakuze nibemera ko bakuze gusa Imana yo mu ijuru idutabare. Undi ahita asubiza uyu nguyu wari uvuze gutyo ati abantu bakuze byanditse he ko batemerewe kwishima, mujye mugabanya ubujiji. Undi nawe ahita atanga comment ye aravuga ati umuntu wirukiye muri comment nanyihere like dukomeze turyoherwe na weekend. ni post rwose yabiciye bigacika kuri social media cyane cyane kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Undi nanone ahita commenting aravuga ati turi mwisi bigoranye kuzamenya umuyobozi na Slay kabisa. No kuvuga ngo niko yashatse kuvuga nyine ati bizagorana muri iyi minsi kumenya umuyobozi ndetse na Slay. Ubwo Slay ni Slay Queen nkeka ko yarashatse kuvuga. Cyakoze undi nawe ahita avuga ati cyakoze iyo utagira amafaranga nta wari kukunyweraho amazi ndake. Ewana comment ziba ziri hano kabisa, abanyarwanda bateye ubwoba muri iyi minsi muri comment. Undi nawe ati umuvugizi w'umujyi wa Kigali sha. Undi nawe ati nyagasani ndumiwe twiyubahe pe. Undi nawe ati ariko kweri uyu ngo n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali narumiwe. Undi nawe ati nje ntabwo binshimishije rwose. Undi nawe ati ukuntu uvuga amagambo yubaka mukecu nawe koko. Undi nawe ati mama antera kwikunda no kwishimisha. Undi nawe ati ukuntu ukaze ariko ukigira umuntu usanzwe sha, naye niyo mpamvu kabisa turakwemera. Ase gusaza niki ku bantu wana iyo umuntu akuze ntiyemerewe kwishima? Uyu nyine yarabajije abakomeje kugenda bakomentinga bavuga ko ashaje nyine atarakwiriye kubyina gutya. Witwa DC Ndayisaba ati gorete we kuba umunyapolitike ntibivuga kutagira amarangamutima, niba ari umurokore ntujya usoma umugabo wawe. Nukuvuga ngo yasubizaga witwa Goreti buriya. Undi nawe ati social media zizarikoriza ngabo abayobozi bajya show ngabo abayobozi bayojya show. Uyu niko nyine yavuze. Ubu our president arabizi byinshi byagiye bivugwa kuri uyu mudamu. Comment nyinshi zigiye zitandukanye inziza ndetse nimbi, dore ko abanyarwanda muri no minsi bazwiho nyine gukora cyangwa se kuvutanga comment rwose zimwe navuga ko ari cyberbullying, ari ukubullying umuntu, aho ibi bintu bitari byiza na gatoya cyane, aho buri muntu afite uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka cyane cyane
iyo ibyo bintu bitagize icyaha abafite uburenganzira bwo kubikora. Kubyina si icyaha, ikibi nuko wabyina wenda wambaye ubusa n'ibindi bintu byose bishobora kuba bidahesha agaciro umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda kazi. Bamwe rero mu bagize icyo bavuga kuri aya mashusho nk'uyita nyine Elianisanima yagize ati umuvugizi mu mujyi wa Kigali ko mbona arenze. Ni benshi nyine bagiye babivugaho. Ibibaye rero nyuma yaho mu minsi ishize Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na Minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi Dr Utuma Twishima nabo bagaragaje ko banyuzwe n'indirimbo ya The Ben yise Plenty. Emmaclaudine rero wabaye umunyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye cyane cyane uzwi kuri Radio Salus, nyuma yanabaye umwe mu bashinzwe itangazamakuru mu biro by'umuvugizi wa guverinoma OGS mbere yuko agirwa umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Ni byinshi byavuzwe rero aho nanjye ngiye mbibanyuriramo kuri iyi trend nyine y'uyu Emmaclaudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Wowe se urabyumva koko nka bamwe bagiye bahakana cyangwa se banenga ko atarakwiye kubyina gutyo, cyangwa se nawe urashima kuba yagaragaje amarangamutima ye kandi ko kubyina ari ibya buri wese? Duhe comment utubwire nawe uko byumva, kandi nimwibagirwe gukanda like, subscribe ndetse na share nyaboneka.